Reka nongere mbahereze ikaze bakunzi ba BigTown TV, mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Nyita Slim Jesus Dario Hitmaker, umungu wa mbere witonda ku isi musanzwe munsi. So uyu munsi rero nje ndi guseka ariko nakagombye kuba nje mbabaye. Gusa ariko nubwo navuga ngo nakagombye kuza mbabaye, ntabwo nababara kurusha abakunzi ba The Band Mugisha Benjamin, kuko uyu munsi bagiye kugezwaho inkuru ibabaje. Ni inkuru y'akababaro ku bakunzi ba Mugisha Benjamin cyangwa se The Band, icyamamare muri muzika nyarwanda, umwe wabice bigacika ukunzwe cyane. Uyu munsi rero nyuma yuko hari yashize imyaka igera kuri 2 cyangwa hafi 3 cyangwa 4 The Band adasohora indirimbo, ejo bundi yaje kubagira atya aravuga ati aba bantu nari narakonjesheje, aba bantu nari narabihirije, aba bantu nari naraterungu, reka ngire gutya mbakubita akagoma kitwa ni Forever. Nuko The Band abaravuze ati reka bakwite ni Forever. Ni indirimbo yakunzwe, irarebwa cyane, yakirwa neza n'abanyarwanda. Ni indirimbo yarebwe na miliyoni 1 mu gihe cy'iminsi 4. Ni ibintu bitari bisanzwe, cyane ko abantu benshi bagendaga batera comment zigiye zitandukanye. Bamwe bakaza bavuga bati ese iyi ndirimbo kubera iki, ese niki. Abantu bakavuga ati yarebwe cyane kuko ataheruka gusora indirimbo. Abandi bati ese yarebwe cyane kuko yashizemo Pamela, ndetse n'abandi bakaza bavuga bati ese yarebwe cyane kuko ejo yari yakoze ubukwe, bikaba byari birimo nyine biri mu byatumye indirimbo iba pushingwa. Abantu nyine bagiye batera comment zigiye zitandukanye. So muri kano kanyere ikintu nababwira ni inkuru mbazane y'akababaro ku bakunzi ba The Band, nuko muri kano kanya indirimbo yamaje kuba yasibwa kuri YouTube. Indirimbo yamaje kuba yasibwa kuri YouTube, nubwo abantu benshi bataramenya impamvu. Benshi barimo baraza bashidikanya ngo bishobora kuba byatewe n'ibi, bishobora kuba byatewe n'ibi. Ngendaza kuba nagaruka ku mpamvu hano zishobora gutuma ikiganiro cyangwa se indirimbo isibwa kuri YouTube. Impamvu ishobora gutuma indirimbo isibwa kuri YouTube ni izi ngizi. Icyambere nuko wenda ushobora kuba arakoresha igihangano cy'undi muntu, cyo ni icyambere. Icyakane nuko umuntu ushobora kuba araproduce igihangano wenda n'undi muntu mwari mufitanye collaboration, then ntihabe ubwishyu cyangwa se ukajya producinga ubwumvikane butuzuye. Mu gihe wa muntu mwari mufitanye collaboration cyangwa se mufitanye wenda navuga ko nyine mwafatanyije kwishyura cyangwa nyine hari byo mugifitanye, ubufatanya bikorwa mugifitanye, wenda mu gihe mugiranye nk'akabazo cyangwa iki, akaba yaza akaripotinga akavuga ati njyewe, akanerekana n'ibimenyetso. Kuko iyo uri kuripotinga ushaka gukura igihangano kuri YouTube, nk'umuntu uri kuripotinga account nini nk'ira ya The Band, bisaba ko uri umuntu uba ufite n'ubundi nawe account nini, bigasaba ko uba ufite ibimenyetso bifatika, ukerekana uti uyu muntu indirimbo yarayifashe, wenda nago yanyishyuye percentage zanjye, cyangwa se wenda yayibye muri studio yayisohoye tutavuganye, nta burenganzira afite kuri iki gihangano. Bityo rero ukaba muri reportinga indirimbo ikavaho igakurwaho na YouTube. Mbabwire ko akenshi iyo umuntu reportinze ngo indirimbo iveho ni ibintu bitwara amasaha atari munsi ya 6. Nuko ngo nimba indirimbo yavuyeho mu 2 z'ijoro, no bishatse kuba ko indirimbo yari yakuweho yari bayireportinze guhera amasaha 4 gutya z'uyu munsi. So hari abantu benshi bakora ibyo bintu ba reporting indirimbo, gusa nyine kuri reportinga indirimbo nago akenshi bivuga ko uwo muntu ba reportinze ari mu makosa. Sometimes hari n'ababikorera ubugome, umuntu akaya kuri reportinga batereka muri reporting indirimbo, YouTube ikahita yikuraho, noneho hakahita hakurikiraho step yo kuregana. Ubu muri kano kanya ntabwo twavuga ko indirimbo The Band yavuyeho burundu, ahubwo hari kuri cyo step yo kuregana kugeza igihe cyangwa se kuburana. Umwe akaza atanga ibimenyetso bye, undi agatanga ibimenyetso bye, yaba hari icyo The Band agomba bafashe indirimbo bakayikuraho bakakimwishyura, bakimwishyura cyangwa se yakibishyura, bakaba bamuha uburenganzira ku ndirimbo ye. Atabishyura bakaba bamuraburiza, nyine bakamuga ati indirimbo yawe ntabwo uzayisubiza kuri YouTube. Gusa nyine ni ibintu byabibabaje abanyarwanda. Ibaze ko nyuma y'ubukwe The Band yakoze ukaba bwari ubukwe bwiza cyane, navuga ko bwakoze ku mitima ya benshi muri iyi minsi. Ibaze nta minsi myinshi iciyeho, se dushobora kwibaza tutese The Band yari kutunomfesha. Yakoze yabanje akora kwanza umurenge, aho yaso naga ari umurenge. Gusa no gukwa byabaye ku itariki 15. Ku itariki 16 abagize gutya aba akoze ubukwe.
sibyo sorry abasohoye indirimbo bita ni Forever. Nyuma y'izo tariki 16 ejo ni ku itariki 26 aba agize atya ahita aririzinga iki akorana none ahita akora ikintu bita ubukwe bwa danje. Unavuga ko bwasohotsemo n'ibyamamare bitandukanye. Ubwo icyo gihe akoze ubukwe ndakeka harimo kuko iyi ni mihango yari yarangiye, ndakeka yarasigaye reception ndetse no gusezerana imbere ye 25. Uyu munsi ku itariki 25 indirimbo yavuye uno munsi mu gitondo narebye kuri status y'uwo bita Kasuku. Iyo bita Kasuku haraga video yigeze gupostinga, yapostinze kuri status ya WhatsApp, aravuga ati aka ka video mukambikire muraza kumenya ibyako. Ako ka video karako uwo bita The Ben ubwo yari kumwe na Pamela, umugabo bigaragara nkaho ari umukire, araza The Ben asuza na Pamela, ariko The Ben akomeza kwitegereza umuntu cyane. Ako ka video nanjye nakitegereje, ndavuga ati aka kantu karimo utuntu tumwe na tumwe, harimo utuntu tumwe na tumwe, ariko nanone nyuma ko ndabyirengagiza, ndavuga ati simbizi. Ariko nanone turi kwibaza se uwo muntu yaba ari we uhagarariye iyo company yasibye iyo ndirimbo? Ibyo twe kubitindaho. Ese Kasuku yaba ari we ushobora kwa reportinze iyo ndirimbo ya The Ben? Cyane kumva ko yavuze ati mu ndibire kano ka video, mu mbike kano ka video, bindi turaza kubigarukaho. Simbizi, birashoboka cyangwa se nibishoboka, kuko nago nekeza ko ashobora kuba, kuko Kasuku n'umuntu zimvune z'abahanzi, naga ari umuntu ushobora kwafata igihangano cy'umuntu ngagisibe gutyo birame upango. So abantu rero ikindi kintu cy'ubujiji nabonye muri ino case kinasekeje cyane. Abantu babonye ko nyine ngo yari potinzwe na company bita ngo Drone Entertainment. Reka nze nyishake, kanshaka iyo company ngo yari potinze rwose mbibasomere neza, ataza kuzamo n'akantu ko kwibeshya na gato. Ngo ni company bita ngo Drone Entertainment. Reka ndebe gato, muranyihanganira bakunzi ba BigTown TV, murabizi ko tuba tugira ngo tubahereze ibyiza, muba mukwiriye ibyiza. Nta muntu n'umwe ukurikirana BigTown TV navuga ko hano utaberwa no kumva ibyiza tubageza. So kanze kuri link kugira ngo ugere ku ndirimbo yo bita The Ben, bahita gusubiza bati this video is no longer available due to a copyright claim by Drone Skyline Limited. Drone Skyline Limited. Hano rero abantu bari kuvuga bati ngo Drone ngo nuko ngo hari amashusho ngo yafatiye ahantu ngo atemewe, ngo abo bantu wapi, ntago ari byo. Ahubwo hano akenshi umuntu ari kuripotinga indirimbo, ari kuripotinga igihangano cy'umuntu, hari amazina ukoresha. Nk'ubu ushatse kuripotinga igihangano cy'umuntu runaka, hari amazina wandikamo uvuga ati twe twitwa ugatanga ibimenyetso. So hano ahubwo ushobora gutuma bishobora gutuma umuntu akora na research, agakora research akavuga ati se bano bantu bitwa ba Drone Skyline Limited ni bantu ki? Ese basanzwe bazwi ko bakora ibintu bijyanye n'ibi, cyangwa se ni nk'umuntu wise gutya? Kuko hari abantu bari kuzakahita bihuza nuko ngo nyine ngo amashusho ya Drone ngo atemewe, ngo cyangwa se ngo bita Ebi Godwin ngo aheruka gufungwa, bityo byaje gutuma ngo nyine ngo nawe ndimba bayisangwa kuko irimo Drone. Ibyo bintu naho bihuriye na gato, kuko siyo ndirimbo ya mbere isohotse irimo Drone, nicyo cya mbere. Ahubwo nuko ngo ni umuntu wa reportinze wenda akoresheje iryo zina, akoresheje amazina, kuko iri kuri reportinga hari aho ugera ukuzaho amazina ushobora gukoresha uvuga uti ni igihangano cyanjye. Hano wemerewe kuzamo izina rya company yawe, cyangwa se ukuzamo amazina yawe bwite. Akenshi hano ushobora kubona umuntu yashyizemo amazina ya company kugira ngo tutazamenya ngo ninde wabikoze, cyangwa se ninde waripotinze iyi ndirimbo. So reka tuse nk'abakora ka research gato, kwanza tubanze dushake bano bantu. Ese Drone Skyline Limited ni bantu ki? Bazwiho iki bano bantu ba reporting? So hano searchinze Drone Skyline Limited, nawe ushobora no kubisacinga kuri Google ukareba. Hano barakubwira ngo Drone Skyline Limited ari company yo mu Rwanda. Ni company yo mu Rwanda ikora iki? Ikora ikintu bita mapping startup with the aim of providing intelligent and accurate data. Nuko ngo yo ni company yo mu Rwanda
Okay, hano nkuko nyine namwe mubibona nuko ngo nawe uri ukore research wanzura Drone Skyline Limited. Iyo company ikora iki? Ni company ngewe nkurikije uko mbibona, ni company ishinzwe yemerewe gukoresha drone mu Rwanda. Urumva ni company ibyemerewe, ariko urumva ko hano akabazo gahari ni kari hagati yo bita The Ben ndetse na Skyline Limited. Urumva niyo impamvu navuga ko indirimbo ya The Ben yakuye kuri YouTube ni nanga na haruzinge na nahandi twirirwa tubaza, ahubwo ikintu cyambere abantu mukeneye amakuru yihutirwa no kuhita mujya muri iyo company, mugashakira muri iyo company mukabaza muti ese ikibazo gihari ni iki? Ese ko Drone Skyline Limited ko yateye strike, ko reportinze The Ben, ni he mpamvu? Ni cyo kibazo kiri hagati ya Drone Skyline hamwe na The Ben. Urumva rero naho ngaho ikibazo kizingiye, mureka kwibaza ngo nuko ngo drone zibujijwe mu Rwanda ngo kandi bakarakoresha amafoto ya drone, cyangwa se mukibaza muti ese ngo nyine ngo nuko ngo bakoreshe ngo location runaka ngo itemewe kandi ngo big wapi, aho naho bihuriye na hato na hamwe. Ahantu bihuriye nuko Drone Skyline Limited ari ifitanye ikibazo na The Ben. Icyo kibazo gishobora kuba ikirero, icyo kibazo gishobora kuba ari uko wenda batumvikanye, yaba mu kubishyura cyangwa se mu wundi buryo runaka. Kimwe nuko ari igihe n'umuntu atanaguhereza credit mu kabifa, wasanga na credit yaba atarayibahaye. Aho ati rero nitwe twafashe amashusho, dufite footage cyane noneho mu kigaruke, umuntu afite footage ziwe afite footage zikurega zigaragaza ko ibihangano wakoresheje, amashusho wakoresheje yemerewe kujya kuri YouTube akaripotinga ati amashusho ngiye barayanyibye. Ayo mashusho ngiye umuntu wakoreshe mu ingi yarayanyibye, ntago afite uburenganzira bwo kwakoresha. YouTube ikabona ufite koko full footage zanyazo, kavuga ati okay, iyi video ni video. Urumva rero naho ngaho ruzingiye, ahubwo ikibazo gihari ntabwo kiri ku kibazo none tuve ku kibazo cy'uko inimba sibwa, ahubwo tujye ku kibazo cy'uko ese ni cye kibazo The Ben yafitanye na company bita Drone Skyline Limited. Icyo nicyo tuzagarukaho. Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, kora subscribe kuri BigTown TV, dukomeze tujyanane 5 kuri 5. Nyita Slim Jesus the real hitmaker.